Philadelphia Imana iratsinda. Turabashubuje gitondo kiza, Imana ibaha umugisha. Tongeye kugaruka mbere y'Imana n'ibyishimo n'umunezero, tubasubuza mu izina rya Yesu Kristo, abadukurikira, abadusengera, abatugirira inama, kuko ibi byose ni umurimo w'Imana, kandi umurimo w'Imana ntago wubakwa n'umuntu umwe. Yo mpamvu tugomba gushigikirana ku murimo w'Imana, kuko ni murimo wacu twese Imana yatuhamagariyemo. N'igihe Yesu azaza azatubaza mikorere yacu buryo twakoze uyu murimo. Uyu munsi mwiza tugiye kuganira ku bw'ijambo ry'Imana riri kuri Mubwiriza gice cya 3, dusoma murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Mutwe w'ijambo ratubwira Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Turi hano ku isi cyangwa mu gihe Imana yaremye isi, tusubire gutyo, yageneye ikintu cyose ku isi n'ijuru igihe cyacyo. Nasanze ko twebwe biratugora gusobanukirwa igihe urimo cyangwa n'igihe cy'Imana mbere yawe. Reka tubanze tusome ijambo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi n'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hariho igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kurandura, igihe cyo kuhoberana n'igihe cyo kwirinda kuhoberana. Twavuze ko mutwe w'ijambo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Nimba yatushize tube ku isi, mbese navuga ko ibintu byose bifite igihe cyabyo. Tubona ari igihe cy'amanywa akaza mu gihe cy'ijoro, ava mu gihe cy'ijoro akaza mu gihe cy'amanywa. Abaho igihe cy'ukwezi kugaragara, abaho n'igindi gihe kwezi kutagaragara. Ibyo byose Imana yabigeneye igihe cyacyo. Mu kubaho kwacyo ku isi, mu gukorera kwacyo Imana, tugomba gusobanukirwa ibihe nguko Imana yabigeneye hano ku isi. Rimwe na rimwe tushaka gushakisha buryo twahindura igihe, ariko ntabwo twabishobora nguko Imana yabishizeho. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Ubimenye nanjye mbisobanukirwe ko ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe mu isi no mu ijuru gifite umwanya wacyo. Icyo kintu kigeneye igihe cyacyo, n'icyagambiriwe mu isi n'ijuru. Imana ifite uburyo yapanze, yaba hano ku isi cyangwa mu ijuru. Ikintu cyose kigira igihe cyacyo, bene data. Usanga twebwe mu ibi bihe byacu, cyane cyane ndavuga abakiranutsi, ibihe ntago tusobanukirwa ibihe turimo. Bigenda biducanga, tukashaka kuzana ibingibi mu gihe kitari cyabyo, n'ibihe by'iki ngiki tubishire mu gihe kitari cyo. Usanga nibyo bituvuruga umutwe, tutagendana n'Imana nguko bikwiriye. Ariyo igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa ku muntu. Ibyo turabibona hano ku isi. Mwanya umuntu yavutse, abantu barishima, baranezerwa, yabyaye iki, yabyaye umuhungu, yabyaye iki, yabyaye umukobwa, abamo umunezero, abamo kuhabwa amakado ku mubyeyi wabyaye, abamo kumusura, abamo kumuhemba muco w'iki gihugu cyacu.
kuko ari igihe cyo gukora iki? Kuko ari igihe cyo kuvuka. Ariko nuko mundu yavutse maherezo azagira kindi gihe cyo gupfa nacyo. Ariko mu gihe cyo gupfa tusanga bamu igihe kikora iki? Cyakahinda n'imibabaro, kwibuka wa mundu mu maro yari yadufiti, kwibuka wa mundu imirimo yadukoreye. Biratubabaza mwanya yapfuye, kuko tuzi ko tutazongera kumubona ukundi, ubwo tutazongera kuhabwa service yaduhaga, ko tutazongera kumva inama yatugiriraga. Mbese mundu twamubuze uburundu. Na niyo mpamvu abantu bararira, baraboroga, tukafata n'imisi 40 y'ikiriyo. Ari biye iyo misi nawe yabaga ku mundu. Misi 40 Mose yapfuye, Abisirayeli barira bamwibuka mirimo yabakoreraga, ibyo neza yabagiriye. Isirayeli barira, bararira, bakora kiriyo cya misi 40 gihe cya Musa, kuko yageze igihe cye cyo gukora iki? Cyo gupfa. Turakomeza. N'igihe cyo gutera, n'igihe cyo gukora iki? Cyo kurunda ibikuri. Ariho gihe cyo gutera n'igihe cyo kurunda ibikuri, kuko usanga nibiye biratandukanye. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Abamwe igihe bandu bashaka kuzamo igihe cyo kwica abantu, hakazamo tena kindi gihe cy'abandi kuza gukora iki? Gukiza. Hari urupfu arabatambutse mu gihe cyo gupfa, hari n'aba bandi baje kubakiza bakarokoka, kuko yari igihe cyabyo. N'igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Ashaka kuba mu gihe turabona amazu, inzu ishaje, bafata igihe cyo kugisenya, bakongera tena bakubaka mu iyo parcelle, bakubaka tena indi nzu nziza, kuko ni igihe cyari kishaje, turagisenya, turongera tena tukubaka indi nzu nziza ishimishije. Ko nibiye Mana yagiye ishiraho kuba buzima bw'abantu. Igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka bibaho ku buzima bw'umuntu. Uri hano ku isi ube umenya ko ari igihe kimwe shaka kuhura n'igihe cyo guseka, ari ikindi gihe shaka kuhura n'igihe cyo kurira. Ube witegura, umenye ibyo bihe. Nimba wari umaze kwibagirwa ibyo bihe, umenye ko nibiye tuhura nabyo ku isi. Hari igihe uyu munsi ushaka kuba unezerwa, ariko hari ikindi gihe ushaka kuba urira. Uyu munsi ushaka kuba urira, ariko hari ikindi gihe uzakora iki? Uzaseka. Mane tushoboje kandi tusobanukirwe ibihe nguko Imana yateganya hano ku isi. Buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. Turakomeza. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Hari igihe abantu baraboroga kuko bikomeye byaje, kuko bibazo byaje, kuko bigeragezo bishobora kuba byaje, abantu baraboroga. Ariko akabamo kindi gihe nyuma y'ibyo, gihe cyo kubyina. Bandu bakabyina itsinzi, bandu bakabyina kuko bafashe gikombe, bandu bashaka kubyina kuko bakora iki? Barangiza urugamba. Abantu bashaka kubyina bavuye mu gihe kimwe kitari kiza, bingiye mu gihe kimwe kiza, ariko babanjije kugiramo igihe kimwe cyo gukora iki? Cyo kimibabaro, cyangwa igihe cyo gukora iki? Cyo kuboroga. Nyuma yo kuva mu bihe byo kuboroga, mundu yinjira mu bihe byo kubyina. Aranezerwa, arashima. Kuturi twebwe abakristo tuhagarara tugashima izina ry'Uwiteka, kuko twizeye ko Imana niyo hindura ibihe. Imana niyo ishira mundu mu bihe bibi, na Imana niyo ikura mundu mu ibyo bihe bibi. Imana niyo yemera burwayi bugufate, kandi Imana niyo ishaka kwemera burwayi bukire. Imana niyo ishaka kwemera ko ukene, ariko Imana ikemera ko ukora iki? Uze gukira. Imana ishaka kwemera uyu munsi ubura akazi, ejo tena Imana ikemera ko uhabwa akazi. Ububasha bwose bw'ibihe biba mu maboko y'Uwiteka bene data. Niyo mpamvu bidusaba mu iki gihe tukiri ku isi, gihe tukorera Imana no ku murimo w'Imana. Hari ibihe tuhura n'ibihe bimwe bisharira. Hari ibihe uyobora abantu ukabayobora mu buryo bw'akahinda n'amarira, ariko akaba mu kindi gihe cyo kunezerwa. Icyo gihe toro riraguruka rigashima, abantu bakanezererwa Imana. Mana yatugiriye neza, Mana yadukuye mu bihe bibi, Mana yadukuye mu bihe bikakaye, Mana yadukuye mu bihe bitari byo. Ube
ube wibuka ibihe, menye buryo bwo guhagarara n'Imana mu bihe urimo, kuko ari igihe tushaka bihe byiza kandi ari igihe cyacu cyo kuba mu bihe bisharira, ari igihe turwana gukira kandi ataragiye cyacu cyo gukira kitaragera. Hano tukatangira kureba kandi Imana ikora ibintu byayo byose mu gihe cyacu. Abantu baracumuzwa n'amasezerano y'Imana, ariko abamo igihe cyo guhabwa amasezerano, akabamo kindi gihe kikurikiraho cyo kuzunguzwa n'amasezerano. Imana ikagupima irebe kwizera kwawe, Imana ikagupima irebe kwihangana kwawe, ariko akabamo n'igihe Imana yemera gusohoza ayo masezerano. Bintu byose by'Imana bene data bigendana n'igihe. Ndukivovotera Imana, birashoboka ko igihe cyawe kitaragera, kandi mu gihe k'Imana kitaragera nta kindi kintu wahindura kubw'imbaraga z'umubiri. Yesu atufashe kandi adushoboje. Turakomeza murongo wa 5. Igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda. Abamo igihe cyo kujugunya amabuye, akabamo tena n'igihe cyo kurunda ayo mabuye twajugunye, cyangwa iyo twajugunye tugashakisha tena yindi tukaza kuyarunda. Ibyo ni ibihe byose bishaka kuba mu buzima bw'umuntu, kuko Imana niyo iteganya ibyo bihe ku buzima bwacyo. Igihe cyo kuhoberana, habamo igihe cyo kuhoberana, akabamo n'ikindi gihe cyo kwirinda gukora iki, kuhoberana. Iki kimenyetso twakibonye mu gihe cya corona. Mbere ya corona twahoberanaga, ukisanzura ku mugenzi wawe, nta rubanza ndacyaha cyari kirimo, ndacyatubuzaga mu cyo gihe. Ariko mu gihe burwayi bwaje, abayemo metero hagati yacu, abayemo kutatanga amaboko, abayemo gihe cyo kutahoberana, kuko nibiye Mana na niyo nimba twize mu iki gihe cyo kuhoberana n'igihe cyo kutahoberana, ibi bigomba kudufasha mukatuha bundi ubwenge mu buryo tugendana n'ibihe bisimburanye kuyisi turimo. Igihe cyo kuhoberana n'igihe cyo kutahoberana. Kibazo tufite mu imisi ni yahe? Cyane cyane twebwe tusenga Imana, cyane cyane twebwe tukora idom, cyangwa twebwe tukorera Imana, ntabwo turasobanukirwa ibihe by'Imana nk'uko bikwiriye. Abamo igihe cy'ikipagani wakoze ibyaha byinshi, wanze Imana igihe cyawe wari umupagani, ariko kubw'ubuntu bw'Imana aza kuguha igihe cyo gukora iki, cyo kuyisuzuma no kwihana uve mu ibyo byaha, ukabatizwa witwa mu Kristo. Nyuma yo kwitwa mu Kristo, Imana irakuhanuragura ibyaha, Imana ikuha isezerano ryayo. Sarimo abantu bazi ko nimba Imana yamuhaye isezerano uyu munsi, na n'uyu munsi ahita abone ibyo yabwiwe. Biye abamo biye hano. Navuze ko ariyo igihe cyo kuhabwa isezerano, akabamo n'igihe cyo gukora iki, kuzunguzwa n'isezerano. Nimba uzihanganira mu icyo gihe, icyo gihe kiberamo umuntu igihe kikomeye nyuma yo kuhabwa isezerano, uhura n'ibibazo bimwe, kandi ibyo bibazo biba Imana irimo kudushira ku munzani, ikomeze kwizera kwacyo, itwereke ko ari Imana ifite bubasha n'ubushobozi. Si ibihe byo ko Imana yatwanze, Imana ndago yakwanga uboko bwayo, Imana iradukunda. Ariko usanga abantu bamwe bavuye mu bushake bw'Imana, kandi igihe cyabo cyo gusorezwa isezerano cyari kitaragera. Nta muntu wabiba imbuto uyu munsi kandi azi ko imbuto y'imyumbati, basarura imyumbati nyuma y'umwaka cyangwa myaka 2, wowe utangire gushaka umusaruro mu mezi 3. Nuko wajya ku murima ugakuramo ibyo biti by'imyumbati, nize ko ushaka usanga na bintu bira mumbati urajyamo, kuko igihe cyo gukura kwari kutaragera. Ntabwo watera ibishimbo uyu munsi nyuma y'ibyumweru 2 uvuge ko ugiye wifuza gusarura.
nabyo bigira igihe cyayo. Ari igihe cyo gutera, ari n'igihe cyo gusarura. Biraducyanga ndabonye abantu benshi bakora umurimo w'Imana kutasobanukirwa ibihe. Niyo mpamvu bamwe barananirwa bakabivamo. Niyo mpamvu n'abamwe bagera agati bikabananira. Bamwe bagera agati bakabona ko bakifuza ubuzima bwa Egiputa. Kandi Egiputa si ngombwa twibukeyo. Egiputa si ngombwa tusubireyo. Hiyanganira ibihe byawe. Cyane cyane ibihe turimo n'ibihe by'imperuka byavuzwe na Kristo ko bizaba bihe bimwe biruhije, bihe bikomereye abagenzi. Tumenye tusobanukirwe ibihe turimo, twagendana n'Imana mu bihe gute, twahagarara n'Imana mu bihe by'imperuka gute. Nibihe Yesu yavuze ko mube maso. Tugomba kuba maso mu bihe. Ariko usanga ntago turasobanukirwa ibihe turimo. Nawe ku bwawe ntago usobanukirwa ibihe by'Imana buryo wagendana nabyo. Isi turimo yuzuyemo ibisharira. Isi turimo yuzuyemo ibisharira gusa. Utufasha mu ibyo bisharira ni Imana. Hari n'igihe yemera tuhure n'ibyo bisharira. Hari n'igihe yemera myaka 2 myaka 3 uce mu izo nzira. Ariko ugomba kwihangana no gusobanukirwa umenye ko ndi mu gihe kimwe kinkomereye. Nakora iki mu bihe? Nigiye ngomba kuba maso. Nibihe byanjye byo gusenga, nibihe byanjye byo gushaka Imana. Kandi usobanukirwe ibihe urimo, ukaca bugufiya, ukaba maso, ugasenga, ukirinda n'icyaha, Mana ndagweza kureka mu ibyo bihe. Nuko bigera ku rwego mundo bikamunanira. Hari abantu bajya kwiyahura, abantu bajya kwijugunya mu nyanja, mu bihugu batuye hafi y'inyanja. Kubera iki? Atasobanukiwe ko ibihe ndimo nibihe byanjye byo kugeragezwa. Ibihe ndimo nibihe byanjye byo gushirwa ku munzani. Ibihe ndimo nibihe Imana itaranyemerera gusarura. Ibihe ndimo nibihe byo kuhinga. Ibihe ndimo nibihe byo kubagara. Ninde wakwifuza gusarura mu bihe byo kubagara? Mu buryo bwo mu mwuka natwe tusobanukirwe ibihe. Yesu atufashe kandi atushoboje. Ikirimo kutugusha, ikirimo kutujyana kure, ikirimo kudukura mu bushake bw'Imana nuko tutarasobanukirwa ibihe tuhura nabyo. Usuzumye neza ku bwawe. Nanjye nisuzumye neza. Kuva wakiri agakiza, misi umaze ukorera Imana, urabona ko ni igihe cyawe cyo guhabwa bihembo. Kuko uwo dukorera ahemba neza. Numvise mu myaka ishize imvugo z'abantu bamwe na bamwe, cyane cyane abatarakizwa, akavuga ijambo ati nkorera itorero se. Bigaragara ko abakorera itorero bakora mbese n'umusanzu na bihembo bagira. Ariko itorero ntago na bose w'itorero. Bose w'itorero ni Imana nyiraryo. Yatanze mwana wayo w'ikinege akaza gupfirira itorero ku isi. Uriya niwe tugenzura mu mirimo dukora. Uriya niwe dushira mu bihe bimwe bitandukanye. Ushaka kubora cyari mu bihe byo kwiga. Washaka akazi kandi utararangiza amashuri. Twibazeho mu buryo bwo mu mwuka. Ariko usanga imisi abantu benshi bararakarira Imana, cyane cyane ikintu kitwa amasezerano. Ariko abamo bihe bitandukanye mundo agenda ahura nabyo kuyu murimo w'Imana. Abamo bihe bimwe bitandukanye mundo agenda ahura nabyo mu bibazo by'ubuzima. Nta muntu wavutse avukana n'iby'isi. Nize ko buri muntu wese mbere yo kugera ku mugisha akubira ubuhamya bw'ibihe bimwe bikakaye yahuye nazo. Yaba abakristo, yaba batarakizwa nabo, kuko bose twese tuhabwa mugisha n'Imana. Ariko usanga nabo baciye mu bibazo. Ushaka usanga umuntu akubwira ubuhamya cyangwa akwereka foto ye akiri muto aho yavukiye mu buzima bwabayeho, ukagereranya n'ubuzima afite mu uyu munsi. Biratandukanye kuko yari mu bihe by'imibabaro,
ariko uyu munsi ageze mu bindi bihe byiza. Twebwe abasenga Imana, reka tufate urugero. Abayemo ibihe cyangwa igihe Imana yemeye ko Abisirayeli binjire mu gihugu mu buretwa mu Bisirayeli. Imana niyo yemeye, ntabwo ari Farawo yagiye kubafata ku ngufu. Yari umugambi w'Imana, kuko kintu cyose Imana yaremye ku isi gifite igihe cyacyo. Imana yakoze mirimo yayo. Bene Josefu babanza kumugurisha, bamujyana mu gihugu cya Egiputa. Nyuma yaho inzara yaje gutera Kanani. Bene wabo bajya mu gushaka ibyo kurya muri icyo gihugu, kuko byose ni ibihe by'Imana igenda ishyira abantu mu bihe. Natwe muri ibi bihe turimo tugomba gusobanukirwa. Ntago wakizwa uyu munsi utangira ucumuzwe n'umugisha w'Imana. Ntago wakorera Imana umwaka umwe arabatubanjirije ku murimo, na n'ubu baracyihangana tu. Ntago bava ku murimo kuko Imana itabaho umugisha. Ariko nuko yaduha, nuko idaduha, abakozi b'Imana bashizemo indahiro, tuzakorera Uwiteka kugeza ku gupfa. Ariko iminsi mbona abantu suko bimeze. Ariko kuba afite umwuka wera, iyo jambo iracyari ku mitima yabo, ko narahiye indahiro ko sinzareka umurimo w'Imana kugeza ku gupfa kwanjye, kandi nzayikora mu buryo bwo gukiranuka. Abisirayeli bajya mu buretwa myaka 400. Imana iteje inzara. Navuze ko Bene Josefu bagiye gushaka ibyo kurya muri icyo gihugu, kuko bari bafite amafaranga ariko nta ibyo kurya. Iyi minsi turimo gucumuzwa n'inzara, ariko mumenye ko ibigeragezo byatangiye kuva na kera. Nabo Yakobo n'umuryango we bahuye n'ikibazo cy'inzara mu gihugu cya Kanani, ariko bumva inkuru ko mu gihugu cya Egiputa ari ibyo kurya, ufite ifaranga aragura yoreza abahungu be hari. Bagezeyo basanga mwene wabo niwe wahagarariye ibyo bintu, arabamenya, ariko bo ntago babashije kumumenya. Biye birasimburana, ndugacumuzwe n'ibihe bikukomereye. Wumva ko Josefu yaragurishwe, ajya gukoresha mirimo y'uburetwa kwa Potifari. Nyuma bibazo byagiye bisimburana, ashirwa mu nzu y'imbohe. Ariko kigiye yari mu nzu y'imbohe, muri ibyo bihe bye bikomeye ntago yaretse Imana. Yakomeje kugaragaza mbuto w'iki Kristo, yakomeje kugaragaza mirimo y'Imana ngomba kuyikora. Aba mundu ufasha abandi mu nzu y'imbohe, aba mundu usenga abwiriza abandi ubutumwa bwiza, agira amayishurirwa ry'abantu bari mu nzu y'imbohe, kugezaho ibintu byananiranye kwa Farawo. Umundu Josefu yahanuriye abantu mufite impano y'ubuhanuzi, muayifata neza ko ari impano nziza yagukura kucavu ikakuyicaza n'ibikomangoma. Ndukabyanduze kuko uracyari kutekeri, ndukabyanduze kuko uracyari mu bihe bimwe bibi. Ukorera Imana mu gukiranuka, korera Imana mu kuri, bwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'Imana bw'ukuri. Nimba ari icyaha babwire kureka icyaha, kuko Imana yacu ndagwe nezezwa n'umunyabyaha. Uzakuhemba ni Imana, ntago ari umuntu. Uko abandi navuze bavuga ko sinkorere itorero. Itorero rifite bose ukomeye, ufite byose, niwe Mana. Uhemba kuva ku rwego ruri hejuru kugeza ku rwego ruri hasi. Mana nihemba abakozi bayo mu rusengero. Mweke kwiyanduza kubwo kureba abandi, usobanukirwe ibihe byawe, ushaka gucumuzwa n'ibihe urimo, kandi wagezemo we uracyafite imyaka 3 mu gakiza, abandi bamaze 30 40 bageze igihe cyabo cyo kuhabwa umugisha n'Imana. We ntago urakora, ntago uratera indambwe, wakwihangana biye urimo, ugasenga, ukizera, ugatuza, usoma ijambo ry'Imana. Mwene data, buri kintu cyose Imana yaremye kifite hano ku isi
gifite igihe cyacyo. Basanga Joseph mu gihugu cya Egiputa, wari mufungwa, wari umuretwa, aba premier ministre mu gihugu kitari cyabo. Bahageze arabamenya, bo ntago babashije kumumenya. Mu magambo magufi byaje kuza gute, byari ngombwa ise wabo n'umuryango wose binjira mu gihugu cya Egiputa. Kandi ibyo nabyo byari umugambi w'iteka. Ari igihe Imana iteza ibibazo ishaka gusohoza icyo yavuze. Ntukakangishwe n'ibigeragezo uhura nabyo, kuko rimwe na rimwe kishobora kuturitsa peteroli icyo kigeragezo, kishobora kubyutsa umugisha icyo kigeragezo. Ihangane usobanukirwe n'ibihe byanjye byo kusonza. Ndusakuze, ndukasabirize, hagarara hamwe usenge. Ibi bihe n'ibihe byanjye by'ubushomeri. Nakora iki mu bihe by'ubushomeri? Ngomba gusenga no gukiranukira Imana. Hari abantu bava mu bushake bw'Imana kubwo ibibazo. Hari abantu bareka umurimo w'Imana kuko ibibazo bibakomereye. Oya, se ubivuyemo ninde wundi uzagutabara atari witeka wageneye ikintu cyose mu gihe cyacyo. Israeli bamara imyaka 430 bari bakoresha mirimo y'uburetwa mu gihugu cya Egiputa. Ariko kuko Imana niyo yageneye ikintu cyose mu gihe cyayo, cyari igihe cya Israeli gucishwa muri w'uburetwa. Ariko aje kuzamo ikindi gihe kuko Imana niyo yemera twinjire mu bibazo, kandi ariyo yesha kwemera tuve mu ibyo bibazo. Ibyo tubimenye bene data abakozi b'Imana, mube musobanukirwa ko mu gihe kimwe Imana ishaka kwemera uce mu muriro, mu gihe kimwe Imana niyo ifite ububasha bwo gukura mu yo muriro. Baje kuvamo kuko igihe cy'Imana cyageze. Farawo arabirukana, mugende mumvirire mu gihugu, niyo Mana yanyu yica, mugende. Abari abaretwa bahabwa burenganzira yo gutaha. Israeli barasohoka, bagenda banezerwa, bagenda bashima, kuko Imana yabahinduriye iki ibihe bari barimo. Ibakuye mu bihe by'amarira, ibakuye mu bihe by'uburetwa, bafata inzira ibagamiza kwinjira mu gihugu cy'isezerano Kanani. Ibyo tugomba kubisobanukirwa. Abantu benshi nababwiye baracumuzwa n'amasezerano, baracumuzwa n'imigisha y'Imana, baracumuzwa ko Imana itabaha. Ariko Imana itanga cyose igihe cy'umuntu kigeze, kandi kareba mirimo yawe myiza wakoze. Se ninde uhembwa atakwiriye bihembo? Ibyo nabyo tubitekereza. Bwami bwo mu ijuru bugereranywa n'ubwami bw'iyisi. C'est le tariki 30, tariki 1 y'ukwezi niyo bakozi n'amasosiyete menshi kunda kuhemba abakozi ikurikije buri muntu iminsi yakoze. Se wava hano wowe uri umushomeri ukajya kusaba ibihembo ku societe, tufate Texirwa, kandi utakora kuri Texirwa. Kuko iby'Imana niyo tubibona ko ari by'ubusa, kandi niwe waremye isi n'ijuru, kandi ariwe waremye ibihe byose bisimburana kuri iyi si turimo. Ibihe bigenda gutyo, yihanganira igihe cyawe. Abayemo kindi gihe Dawidi yasizwe amavuta, ariko nyuma y'amavuta yahuye n'ibindi bihe bisharira bikomeye ku buzima bwe. Sawuli aramuhiga, Dawidi arahunga ajya kuba mu ishamba, biranga ahungira no mu gihugu cy'abanzi babo ba Filistia. Hariya naho biranga arongera arasubira iwabo. Ariko namukunze kuko Dawidi yasobanukiwe ibihe yari arimo, yirinda gukora icyaha, gucumuza icyaha mu bihe bikakaye yari arimo. Mana arigiye yafataga umwanzi we Sawuli mushira mu maboko ye, ingabo ze zikamubwira dore uyu munsi witeka yamutugabije, reka natwe tumwice birangire. Ariko Dawidi arababwira oya, sinkwiriye kumenama
maraso y'umukiranutsi w'iteka. Mutinya, ntabwo dukwiriye gucira abakozi b'Imana imanza. Mirimo yacu no kubasengera. Nabo nabantu bashaka kugira indege ngeya, bashaka kwibagirwa ibihe byabo. Ariko itorero, mirimo y'itorero no gusengerana. Kandi ibyo bizana muka mwiza, musumwe Imana izatujyane mu bwami bwo mu ijuru. Bizatumarira iki? Twitwaga abakristo ariko ejo tuze gusigara, kuko tutasobanukiwe ibihe turimo. Uyu munsi uyu ashobora kuba ari umuyobozi w'umurimo w'Imana, we ntabwo uzi umugambi w'Imana ku bwawe. Mu gihe urimo kumucira urubanza, mu gihe utamwishimira, nawe Imana ni gushira hariya, uzi ko ryo mundu yabibye nibyo azasarura. Yesu atufashe kandi Yesu atuye kuba maso itoro ry'Imana. Nabonye buzima, deka tufate urugero hano ku isi. Umwana twasomye ko abamo igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Umwana avuye mu gihe cyo kuvuka, turamwishimira mu muryango, turamwereka urukundo, ababyeyi baramurera, umwana atangira gardienne, bamukira mu nzira yo kwiga. Uriya mwana ariga gardienne akayirangiza, kuko ni igihe cya gardienne. Ava muri gardienne atangira kugira ubwenge, atangira primaire. Ariga akagera kuri wa gatandatu. Ukasanga bwenge yari afite muri gardienne niyo siyo afite mu wa gatandatu. Atangira secondaire. Nibiye bigenda bisimburana ku buzima bw'umuntu. Se navuze ukiri muri primaire wajya gusaba akazi kuri ministère, nize ko ntago baguha, kuko utararangiza amashuri, utafite icyangombwa kikugaragaza ko iyo mashuri warayize. Ndashaka kuba muganga, bikusabamo kwiga urangiza amashuri, ubone icyangombwa kigaragariza ko wize kiganga, kandi ukaba wagize amanota meza. Na mundu wihutisha biye by'Imana. Nta mwana wavutse ataratangira amashuri avuge ko agiye gushaka umugeni. Ibyo ntago byakwemera, kuko igihe arimo ntago kiramwemerera gushaka. Niyo mpamvu natwe tube dusobanukirwa rimwe na rimwe ari ibihe nshobora kuba ndimwo itaranyemerera kubona umugisha, kuko turakorera Imana ariko mitima yacu iraremerewe cyane nuko tutarabona umugisha w'Imana. Ariko ibyo nabyo tumenye ko Imana nimba yadusezeranije izatuha iko igihe cyabyo kigeze. Nababwiye ko bintu byose nguko Imana yageneye kindu cyose igihe cyacyo, na nuko igihe cyo gusubizwa kirahari. Igihe cyo gukurwa mu tekeri, abarokore nkunda kumva amatero meza bavuga ko tekeri. Mu gihe kitaragera nta wundi wagukura kuri tekeri, teretse witeka wenyine, kandi bikora igihe cye cyageze. Niyo mpamvu twihangane bene data, dusobanukirwe neza ibiye cyane cyane ibiye turimo nibiye by'imperuka. Yesu yavuze ko izaba biye biruhije, ibiye bikomeye. Ubugome buzagwira, urukundo ruzakonja. Nize ko ibyo bimenyetso bibiri koko biratugaragaraho. Bugome, nta muntu wizera undi, nta muntu ukiranuka mbere y'undi, kandi ugasanga rimwe na rimwe mu bantu basenga, wanguriza amafaranga nzayigusubiza munsi runaka, wa muntu ukamubura, kujya kumwishyuza bikazana tena urwango. Kandi yabikoze mu buryo bw'urukundo ko reka afashe mwene data mu bibazo afite, kuko turi mu bihe bimwe bitari byo gukiranuka. Ariko mureke dushake gukiranuka, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu nagaruka
katusanga kuko twarangaye. Uzi ko twarangajwe n'iby'isi muri biye turimo, abantu batakimenya munsi w'Imana, abantu batakimenya isa y'Imana, abantu batakita ku murimo w'Imana, abantu batakishimira kumva ijambo ry'Imana. Biraturangaza, kandi Yesu nagaruka akadusanga turangaye, tuzatanga ya raporo. Niyo mpamvu ngusabye mwene data, ongera ukanguke ube maso, usobanukirwe ibihe byawe urimo. Se ibi bihe byawe urimo ni bihe byawe by'ububyutse, ni bihe byawe byo gusenga, uri mu bihe byo gukiranuka, cyangwa uri mu bihe byo wavuye mu by'Imana ukajya mu bitari by'Imana. Ariko kandi ugasanga muntu nguwo nawe aracumuzwa n'amasezerano, yararetse murimo w'Imana, yavuye mu bushake bw'Imana, ntabwo agisenga, ntabwo akigira mirimo yo gukiranuka, ariko ubu ati ndacumuzwa n'amasezerano. Se tubona ko Imana nitanga ibyayo ku buntu, cyangwa se twayikanga ati we Mana utabizanye ndakukorera gutyo ndagufunga. Oya, Mana ishaka ko twakiranuka, Mana ishaka ko tuca bugufi ya mbere yawe. Isi ndikatu shute, iyi si izarangira n'ibirimo byose, ariko kizasigara n'ubwami bwo mu ijuru. Se witeguye kujya mu bwami bwo mu ijuru? Nanjye niteguye kujya mu bwami bwo mu ijuru, kandi nimba twiteguye twezwe, kuko ndakizira kizajyamo, nta kintu cyanduye kizajyamo, nta nzira ya fraude irimo. Avuga ko abantu bazafroda inzira binjire mu bwami bwo mu ijuru. Nta ruswa ruzabayo, hariya azabamo mbese uza mu cyamanza ukomeye azaza kucimanza ku isi. Nuko amwereka zahabu azakubwira ko byose ndabifite, nuko amwereka amasanduku y'amafaranga uyakire umbe inzira nanjye njye mu ijuru, azakwereka ko ibyo ufite nabyo ni byanjye. Niyo mpamvu mureke tube maso bakozi b'Imana, tusobanukirwe ko Imana yageneye ikintu cyose mu gihe cyacyo. Nibi bihe turimo nibikatutandukanye n'urukundo rw'Imana, nabyo tusobanukirwe ko ni Imana yaremye ibi bihe, ishaka kuteza ibingibi bibeho buryo bwo gudukangura. Numva tuhagarukira hano. Murakoze, Uwiteka bafashe kandi Imana bashoboje, mubashe gusobanukirwa ibihe, kandi mube maso, mumenye ko Mwami wacu Yesu Kristo ari hafi yo kuza kujyana itorero. Bimenyeto byose turimo kubibona, niwo kwitunganya nanjye ngatunganya, musumwe tuzahure mu bwami bwo mu ijuru. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo, tunejejwe n'ijambo ryawe. Reka iri jambo rifashe ubwoko bwawe, rikomeze tena bakiranutse, ribereke na basobanukirwe ibihe tugenda tuhura nazo ku isi, abamo igihe kiza akabamo igihe kibi, kandi ibyo bihe byose niwo bifitemo ububasha. Babarira abantu ku ibi bihe turimo by'imberuka, ibyaha bibaye byinshi, ubugome buragwira, rukundo rurakonja, abantu bakunda imbiya kuruta gukunda Imana. Benshi baretse umurimo wawe, benshi batagishaka kumva ijambo ryawe. Ibyo byose wezi isi, ubabarire isi, abakomeye, abanyabwenge, Afrika yose ubabarire, Europa, Asia, Amerika, Oceania, Atlantika, ubabarire wezi, utunganye isi yose, mipaka yose y'isi, ubabarire mipaka y'ibihugu, weza moko atandu, kuko ari wowe ubabarira ibyaha Mwami, utweze ututunganye, abavuye ku murimo, abasubiye nyuma. Yesu Kristo ubabarire abantu bawe kandi ubagirire neza, kubw'izina ryawe Yesu Kristo tufashe tushoboje, tubashe gusobanukirwa ibihe turimo, kandi udushigikire, utuwe kuba maso kugeza aho uzaza kujyana itorero katusanga twiteguye. Ni mu izina ryawe tugusabye, amen. Mana ibaho umugisha. Numva tuhagarukiraho. Yesu atugirire neza. Turabaha nimero de telefone buryo bwo gufashana cyangwa kuhugurana: 07 82 43 97 54. Imana ibashigikire kandi bagirire neza. Amen.
Philadelphia Imana iratsinda.